nguhaye ikaze muri iyi video tugiye kuganira n'umunyarwandakazi witwa Bukize Ange Pascale. No bwa mbere abone interview kuri channel yanjye. Uti kuki rero ndi gutangira interview? Akenshi mu bihe bigoye nk'ibi ngibi byaguma mu rugo, hari igihe abantu bacika intege, hari igihe abantu bumva nyine ibintu bitazagenda neza. Ndi kugerageza rero kukuzanira abantu kuri iyi channel bafite positive mind, niko bavuga mu cyongereza, abantu bafite ibitekerezo byiza byo kumva ko nyuma y'ibi bihe hazagenda haza ibindi bihe byiza. Yego ushobora kuzabona izindi interview nyinshi rwose nk'iyi ngiyi kuri channel yanjye, gusa iyi ngiyi uri kwibaza uti se Pascal ninde, ni muntu ki? Uri buze kumwumva neza muri iyi video. Arakubwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko rwose icyo nkubwiye uyirebe kuva itangiye kugera irangiye, kuko uri buze kumwigiraho ibintu byinshi cyane. Bukize Pascal, ndakwakiriye. Umeze ute? Ndakomeye nta kibazo, ndashimira. Yego, watangira wibwira rero abadukurikiye. Yo kuno bivuze nitwa Pascale Bukize. Ikindi kidasanzwe. Okay. Nkunda kubona kuri social media zawe, haba kuri Instagram cyangwa se kuri video ujye ushyira kuri YouTube, ukunda kuvuga ku bintu bya business, entrepreneurship, ariko cyane cyane ukibanda ku bitabo no gusoma. Kuki ari byo bintu ukunda? Byagenze gute kugira ngo nyine urumva umuntu nkawe mukuru ugeze aha ufite umurongo utariwo guflexinga kuri social media, ahubwo uri kuvuga ku bitabo, kuri business, kuki ari wo murongo nyine wafashe? No kubera ntabwo navuga ko ari ibintu byangwiriye, kubera ko mu mashuri nize engineering, nize kubaka, ariko nakuze nkunda gusoma no kuba informed, no kumenya nyine information mu buryo butandukanye, knowledge, kuko burya iyo ufite knowledge ni kuri ku buzima bwiza, ntabwo ari success gusa, ku buzima bwiza, kuko nekereza ko education ni ikintu kinini, ni ikintu cy'ingenzi. Education ntabwo ari kujya mu ishuri gusa, education ni ukumenya gukata igitunguru, education ni ukumenya gufuma, education utuntu nk'utwo nakuze rero ndi intéressé yo kumenya, yo kunguka ubumenyi. Ikindi ibitabo nyine nagize Imana, mama wanjye n'umwarimu, ntabwo navuga ngo twari dufite ibitabo byinshi mu rugo, ariko twari dufite Larousse dictionnaire. Rero twasomaga dictionnaire ukandika hasi ibyo wize, gutyo ni gutyo natangiye gukunda ibitabo. No muri secondaire nasomaga ibitabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku kintu cya business rero, niba ntibeshye ntekereza ko ndi umu entrepreneur kamere yanjye, kuko niyo nsubije amaso inyuma nkareba kwa kundi ufite imyaka 17, 16, ngiwe deje narashakishaga, nari mfite mu mutwe wanjye wakora iki ngiki, wabigenza gute. Apart yuko nyine busanzwe mu buzima busanzwe ndi umu engineer, ibyo bindi nabyo ni ubundi buzima bundi busanzwe, ni ibintu nkunda pe, passion yanjye, ku buryo iyo ndi gusoma igitabo nta kumpamagara ngo nitabe biragorana. Iyo ntekereje business, brain yanjye nyine irabyuka. Okay, ndabyumva rwose. Hari na video wigeze gukora narayibonye uvuga ukuntu watangiye ukinjira mu bintu bya production ya filime, uko wagiye kwiga. Ni ibintu bigaragaza nyine ko uri umuntu uzi kwirwanaho, bya bindi nyine yamico y'abarwemeza birimo twirirwa turi kuvuga, kandi ni ikintu cyiza rwose. None se ubu ngubu mwebwe ndabizi ntabwo mu Rwanda, uba California, bimeze gute? Quarantine imeze gute? Guma mu rugo mwebwe imeze gute? Tubimaze nk'igihe, kandi ndabona banatwongeje, twageze kuri tariki 15 z'ukwa gatanu. Nta n'uwabimenye, wenda wasanga tuzagera nka 30 z'ukwa gatanu, ahantu batubwiye ko tuguma mu nzu. Muri rusange nyine ntago njye mu buryo bumwe na bumwe, sibyo economically harimo impact zabayeho, ariko nanone muri ke tuye positive. Ni ryari waherukaga kumara ukwezi mu rugo uryamye uraho ngaho nyine? Wenda ikintu navuga nuko personnellement ku giti cyanjye hari ukuntu focus yabaye dérange, sibyo ni ikintu cy'ukana ubuzima tutarisanzwe tuzi, kugira ngo ubundi usanzwe ubyuke wirukanka, ubundi munsi bakubwira ngo ntusohoka ntujya ahantu hamwe nahe, hari ukuntu mu mutwe nyine bitaryoshye cyane. Ariko nanone ni umwanya wo kuruhuka, ni umwanya nyine wo kugira ibiganiro nk'ibi, ni umwanya wo kuvugana na famille, ni umwanya wo gusoma. Ntabwo navuga ngo ndi gusoma kuri ritme yo hejuru, ariko ndacyasoma. Ubu ngubu none mfite umwanya wo kureba video zitandukanye, ni umwanya wo gutekereza. Ntabwo navuga ngo ndi muri ba bantu bazasohoka bafite big ideas zo gukanga isi, ariko byibura noneho umuntu aratuje, ari
ku murongo umwe, urabizi ko ejo uzabyuka pe ukaguma mu rugo ibintu ni twese turi mu rugo. Navuga ko muri quartier twese turi mu rugo, ushobora gusohoka ukajya kugura umuneke hanze, urashobora kugenda ukatambagira gatoya muri neighborhood muri quartier, ariko ibindi byo nyine nk'ahandi ku isi hose twese nyine no kuryama no kureba film. Okay, nabonye ufite igitekerezo ngo cyo gutangira book club, niba mbyibuka neza, niko wari wavuze. Cyaje muri iki gihe cya quarantine, byaje ryari? Ubundi hari ibintu nyine ngiye n'ibitabo nyine turi inshuti, sibyo? Book club ntabwo ari cyo kintu kijyanye n'ibitabo byonyine ntangiye, nuko ntarabigira official, wenda iyi quarantine nirangira ubundi nzabigira official. Deja mfite community center irimo library mu Rwanda ikora ifunctioninga, iri mu Gakenke. Abana baraza tukabafasha gusoma, tumaze igihe dukora nuko nyine ntabwo ndabivuga. Anyway, tumaze igihe dukora, abana bagasoma, tukabafasha gusoma, tubafasha gukora devoir, dufasha abantu bakuze kwiga kwandika n'activité menshi atandukanye, social, educational, recreation, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibijyanye rero na book club online, yego navuga ko mbye implementing ubu ngubu, kuko ugomba kuba connected n'abantu, sibyo? Ntabwo wajya uhora nyine usoma ibitabo, kuko nk'ubundi gusoma ibitabo by'abanyafrika akenshi wenda nk'incorporatingamo abandi bashuti banjye baba ku bindi bitabo, ariko nyine niba ushaka kubaha community, ntekereza ko wegereza abantu. Kandi ukuntu nagiye mbona, tuvuge nk'ama message mbona, abantu pe bari motive, abatewe akabaraga no kubona umuntu, hari umuntu usoma, hari umuntu uvuga ngo yasomye igitabo, nawe uhita wikubita ukavuga uti okay, reka nanjye nsome igitabo. Rero gufata abantu 2, 3, 4 mugahura kuri Instagram, mugakora ikintu kimeze nka group, mugasangira ibitabo, nigeza ko ari ikintu cyiza, nubwo tudafite umwanya munini, ariko kiri encouraging somehow. Ubu ngubu umwanya urahari muri iki gihe, abantu babonetse bagasoma ibitabo rwose byaba ari sawa. Twihuse, nigeze kubona video wakoze uvuga ko nyine ibingibi bya coronavirus n'ibingibi turimo byaguma mu rugo bizasiga ikintu kitari cyiza mu bukungu. Ngira ngo turemeranya ko hari abantu benshi bazirukanwa ku kazi, ariko nanone mbere yaho hari indi video wigeze gukora uri kuvuga ukuntu umuntu ashobora kwihangira imirimo nubwo ibintu byaba bitagenze neza. Urumva ni ibintu bibiri bisa nkaho bihabanye ariko byuzuzanya. Donc kwihangira imirimo, kandi turi kubona ko nyine muri iki gihe kizarangira hari abantu benshi bari kubura akazi. Wahikiye cyizere nk'umuntu wamaze kwirukanwa ku kazi, uzi ko ibingibi biguma mu rugo nirangira atafite ahantu azerekeza, wowe wamubwira? DJ, cyambere thanks for watching. Urakoze kubunkurikirana. Ikindi kintu navuga nuko nibyo navugaga, burya ndumva niba ari Jay, niba ari Fireman, sinzi umuntu aririmbye avuga ngo ubuzima ni igishoro, sibyo? Kuba duhumeka nicyo gishoro. Abantu twese pe corona izatugiraho ingaruka, twese yaba ari ufite isanzwe ufite business, kuko ubu ngubu niba tuvuge wacuruzaga imyenda, ntabwo mu kwezi gutaha niyo bafungura ntiwacuruza imyenda, kuko nta muntu uzasohoka ajya kugura imyenda, sibyo? Tuvuge niba wacuruzaga ibintu byinshi, urebe nka business ziri general, tuvuge niba ari hoteli, ubu ngubu ntabwo ndi comfortable yo gutravelinga ngo njye kuryama muri hoteli, sibyo? Niba ari Airbnb biragoranye. Ikintu ntekereza ngiwe, uretse izo effet negative, ngiwe ikintu pe ndabizi turababaye, sibyo? Ndabizi abantu benshi tuzabura akazi, nkora muri solar, sibyo? Ibintu bya solar ntabwo nibafungura uzayafungura ngo ujye kugurisha solar, kuko ntabwo ari cyo cy'ingenzi muri Amerika. Deja muri Amerika nose twe dufite umuriro, sibyo? Rero niba hari umuntu ateganya kugura pano solar, arabisubika bishyira nko mu myaka nk'ibiri nk'itatu. Ikintu cyiza wowe utekereza ko ni reset, sibyo? Twese noneho tugiye gutangira hamwe. Nubwo umuntu uzaba successful nuko afite imbaraga zikomeye. Ikintu cyembere nabwira abantu, maso yawe yo mu mutwe ifo kuyikoraho. Ubu ngubu noneho umuntu wese uzabwira ngo nguriza 100, azavuga ati nanjye ndakene. Ni ibintu twese byatugezeho. Nikiriza ko ubu ngubu ikintu umuntu yakinvestisamo cyambere ni mu mutwe. Wakinvestisa mu mutwe ugatangira ugatekereza ko twese ni ibintu byatugezeho, ugashaka opportunity zitandukanye. Nibyo nkora mvuga, tuvuge nka internet isigaye yarahaye abantu
opportunities zitandukanye. Niba muri education, niba abantu batangira kwigisha, sibyo? Ubu ngubu nibyo navuze muri video yanjye, ntabwo abana benshi bazasubira ku ishuri. Ariko niba uzi shimi, niba uzi computer, niba uzi Excel, iki nicyo gihe. Uretse na Excel, niba uzi igiswahili, sibyo? Iki nicyo gihe ko umuntu atangiye kubona ko nta guhagarara ku kuguru kumwe. Ibi ni ibintu bihora bibaho imyaka 10. Iki ni igihe cyo gutekereza ko mu myaka 10 nibyongera kuba. Eske ndi ready yo kongera nkagaruka hasi? This is the right time. Niba utangira ikintu kandi ikintu ukunze, njye nicyo nabwira abantu. Reka gutekereza ngo urumva bamba bagiye vuga mask, sibyo? Kuko nizo ziri gushakishwa. Niba ubona abantu bose bashaka mask ngo niyo business igezweho, mu myaka 3 bizaba byararangiye. Corona niba yagiye, sibyo? Ubu noneho niba ubuza akazi, ni sani yo kubwira ngo kora ibintu ukunda. Bye bintu noneho muri future ku buryo niyo corona yagaruka n'ikiza n'iki cyakaruka ntabwo wacika intege no kongera ngo wongere ubyuke wakongera ugafatira. Mbaba yamvuze ibintu byinshi ariko nekereza ko nyine in a positive way this is the right time kugira ngo twese dutangire a zero. Ubu ngubu tugiye kurwana haza abafite nyine mu mutwe nikiza ko rero sasa barenga. Iki kintu uvuze ni cyiza cyane. Donc nanjye impamvu navuze ngo dukore television kugira ngo twumve ikintu cyiza umuntu ashobora gutekereza muri iki gihe, kuko ari abantu buri gihe batekereza ibintu mu buryo navuga ngo kumva ko ibintu byacitse ibintu ari bibi, ariko kumva ko ibintu bizagenda neza icy'ingenzi ari guhindura ibitekerezo mu mutwe. Rero nzajya ngutumira kenshi, nagiye television agomba gutuma iba nini, ariko hari ikintu cyanyuma watubwira, ubutumwa bundi watubwira no tukayisoreza aha. Ikindi gihe nabwo nagutumira ukamera ubutumire bwanjye rwose nabyishimiye. Didier wakoze ko mu mwanya. Ikintu navuga cyanyuma nuko nize gushima habamo umugisha, sibyo? Gushima ndavuga ngo gushima chance nkiya tugifite. Uko nabivugaga nuko ikintu cy'ingenzi no guhumeka. Yes, abantu ntabwo bafite ibyo kurya, we wariye wenda ntufite internet kuko at least umuntu uzareba video azayireba kuri internet, sibyo? Ikintu navuga icyambere sha no gushima pe. Still turacyahumeka, uracyafite abantu ushobora kuvugana nabo, ufite umutekano ahantu uri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icya kabiri navuga nuko abantu byibura ubu ngubu nibwo werekana ubumuntu bwawe. Niba koko usanzwe uri inyamaswa, ubu ngubu nibwo tugiye kukureba. Niba hari ukuntu wafasha, niba hari umuntu wageraho, why not? Ohereza iyo message, ohereza ikiro cy'umuceri, ohereza ikiro cy'isukari, nta kuko inshuti niye mu byago. Ikindi navuga kindi nuko turashimira of course abantu bakitanga, abantu bajya ku kazi, abantu baturindiye umutekano, abantu badahwema kudutekereza. Ikindi nasorezaho nyine kijyanye n'ikiganiro twakoraga nuko ntukihebe, sibyo? As long as nyine you still breathing, hari still a chance. Icara biragoye kuri twese, ntabwo nabishya nanjye nta focus bite pe, ntabwo ndi focused nk'ubusanzwe, ariko byuka nibura niba ari website ushyireho dot wongere uryame, niba ari icyo gitabo soma hagati kuri page wongere uryame, niba ari iyo projet hamagara wa muntu uzi ko nawe none hafite umwanya ubungubu nta hana azagukwepera, wa undi washaka ko mukorana kuri project ubungubu nicyo gihe mubwira uti okay none ntaza message igihumbi ufite, why not? Niba ari umukunzi, niba hari umuntu ukunda, iki ni cyo culturalizing. Anyway, nabwira abantu barebe mu buryo buri positive. Reka twere gusanga akazi kabuze ko nturapfa, sibyo? Ntuzapfa. Nk'abanyarwanda twebwe rero nta nubwo ari n'ubwa mbere tuye nibaza nk'ibi, ndabizi ko resilience yacu hari ikintu izatugiza. Wakoze cyane ku mwanya wawe. Urakoze cyane.